uwo ni nyakwigendera Michael Jackson mu ndirimbo ye Heal the World, vura isi. Benshi turamuzi. Mbere yo gutekereza byinshi kuri we cyangwa se kuri iyo ndirimbo, mbanje kugusuhuza ufite ufasha akanya kawe kugira ngo ubane muri icyegeranyo. Icyegeranyo cyitwa Menya Nibi, umwanya mwiza twungukiramo ubumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu, tukumva icyo abahanga n'abanditsi babivugaho, tukabigereranya n'ibyo tuzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, bityo tukagura imitekerereze yacu, ariko natwe tukagira aho duhagarara. Inge tugiye kubana n'undi Ibiramahera Ibel. Iyo ntaza kubona amaraso mba narapfuye rwose. Aya ni amagambo yavuzwe na Rwema. Uyu ni umubyeyi wagize ikibazo cyo gutakaza amaraso menshi cyane ubwo yari arimo abyarira mu bitaro byitiriwe Gomez Mother and Child muri Brazzaville, umujyi muri Congo. Kuvuga ibi bishobora guhita bituma utekereza nawe ikindi gihe byakubayeho, cyangwa se byabaye ko mufitanye isano, inshuti cyangwa undi wabuze. Niba yarabashije kubona umuha amaraso akabaho, ndabyumva neza uko yiyumva. Gusa sintekereza ko njye nawe byatworohera kuba dutekereza byoroshye ngo dukurure neza uko wamuhaye amaraso yiyumva. Ubu nyine watabaye ubuzima bwe. Uretse no gutanga amaraso ariko, uzumva hari abandi bantu bafasha abandi mu bundi buryo, nko kugira uwaguha amafaranga mu gihe ukeneye cyane, uwaguha amazi mu gihe ufite inyota, uwakwambika mu gihe nta mwambaro ufite, n'ibindi. Aha biroroshye kumva impamvu ufashwa nuko nyine aba akeneye. Uwo mubonye abona ko hari icyo ari kura mu buzima bwe, akamwegera akamufasha. Ariko se kubera icyo umufasha amufasha, twunguka iki iyo dufashije abandi? Muri iki cyegeranyo nyemerera turebere hamwe ingingo eshatu zisobanura ibyiza bitugeraho iyo dufashije abandi. Nguhaye ikaze. Gufasha abandi bituma twumva tumerewe neza, ibyitwa well-being mu Cyongereza. Ubushakashatsi dukesha mental health butubwira ko twese mu isi turyoherwa no kubona hari twagezeho. Iyo dufashije abandi bitwongerera kwiyumva ko turi ab'agaciro, ko hari icyo twageraho, ko burya natwe hari icyo dushoboye. Ibi bituma twumva tuguwe neza muri twe. Byongeye kandi, iyo dufasha abandi twumva ko ubuzima bwacu bufite intego. Aha ni naho benshi bakunze gukura intego zabo z'ubuzima burambye. Uzumva kenshi mvugo nk'izi ngizi: nishimira kwita ku bantu, bityo nzaba muganga. Nkunda gusangiza abandi ubumenyi ku byo batazi, bityo nzaba umushakashatsi. Ndabikunda cyane iyo mbona abantu batekanye, bagenda nta rwikango, nta wishisha undi. Bityo nzaba umusirikare, nzaba umupolisi, cyangwa se nzajya ncunga umutekano mu bundi buryo, n'ibindi byinshi. Nawe watekereza ahari se wenda unashingiye kuba uri uyu munsi, uwo wahoze uri we, n'intego zawe zo mu gihe kizaza. Gufasha abandi kandi bituma ibihe byacu biba byiza, bityo n'iby'abandi. Muri buka yankuru Rwema twatangiranye, wa mubyeyi watakaje amaraso menshi ari kubyara, agahangayika cyane atekereza ko ari bupfe, ariko kubw'amahirwe akabona umugiraneza umuha amaraso. Reka tuvuge ko wenda uwo muntu ariko atari umugiraneza,
ubwo yari ari aho iki kibazo kiba, bamusaba gutanga amaraso akabyanga, wenda akaba yagira ati uyu mubyeyi simuzi rwose, nkurikije uko mbibona ntawe nzongera guhura nawe, none ndamufasha ngo bimarire iki? Njye nawe twagereza kwiyumvisha ibyari gukurikiraho. Hari ibyago byinshi ko Rwema yari gupfa azize kubura amaraso menshi, umwana abyaye akaba imfubyi gutyo. Nyamara wowe utatanze amaraso yari kuba ari aho. Gusa nta gushidikanya aba ari umuntu utekereza, ntiyari kubura gutekereza ko hari icyari kuba cyahindutse iyo byibuze afasha Rwema akamuha amaraso, bityo akishimira ko akomeje ubuzima bwe wari ugiye kububura, kandi nawe akaba yakomeje kubaho. Nguko uko gufasha abandi bituma ibihe byacu biba byiza, bityo n'iby'abandi bikaba bityo. Inshuti twabanye muri iki cyegeranyo nyemera tugisoreza aha ngaha. By'umwihariko muri iki cyegeranyo twifashishije ubushakashatsi dusanga ku rubuga Mental Health. Twazirikanye ko gufasha bidafasha ko dufasha gusa, ahubwo ko natwe bitugirira akamaro, nko gutuma twiyumva neza muri twe, kuduha intego mu buzima bwacu, ndetse no gutuma ibihe byacu biba byiza, bityo n'ibyo abandi bikaba bityo. Ibi byanadufasha kuvura isi nta kabuza, nk'uko Michael Jackson yabitubwiraga, kuko hari benshi batabona akamaro ko gufasha. Ndizera ko hari icyo wungutse gishya muri iki cyegeranyo, cyangwa se byose twavugiye muri iki cyegeranyo bikaba byahuzaga n'imitekerereze yawe isanzwe. Njye twabanye muri iki cyegeranyo ndi Biramahel Ibel. Ndagushimiye, naho ubutaha mu kandi gace.